Yes, abantu mwese rero mukora betting twabazaniye umuti uvura guhora muribwa amafaranga muri betting. Uwo muti nta wundi ni website nziza yitwa oyebet.com. aho tubareza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ubone isi prediction rero usabwa ikifata bonoma yawe y'icyumweru ku 3 cyangwa se iy'ukwezi ku bihumbi 15 ibiciro ni bya bindi ntabwo byigeze bihinduka. Murabona nk'iyo pari ndimo kugenda mbahereza niyo ku munsi w'ejo tariki 26 hari ku munsi wo kuwa kabiri naho twabakoreye umuti. Ntibisaba kuba uri umunyamupira cyangwa se usobanukiwe football, wowe ishyura gusa byose uzajya usanga twabikureye tukugira ngo iyi ratsinda tugureza prediction enye ku munsi. Zose uragenda uzandukure cyangwa se wandukuremo nk'ebyiri bitewe n'ibyo ushaka, ushyireho inoti zawe ubundi nawe utangire nguka. Murabona ko rwose amafaranga akomeje kugenda atsindirwa mubifashijwemo na oyebet.com. nk'iyo pari murimo kubona niyo ku munsi w'ejo tariki 23 hari tariki 26 hari ku munsi wo kuwa kabiri. N'uyu munsi profit zirahari, wowe injira kuri oyebet.com nawe utangire ubone odds dutanga umunsi ku wundi, cyangwa se uciye muri description y'iyi nkuru uraza kubonamo linki maze winjire. Ku bindi bisobanuro cyangwa se ugize ikibazo uratwandikira kuri murimo murabona kuri za screen zanyu. Amahirwe masa. Reka tugere rero muri equipe ya Rayon Sport, nayo ni equipe ihagarariye igihugu mu mikino CAF Confederations Cup. Umukino wo kwishyura uri kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12 hariya mwapere mu kuri Kigali Pele Stadium i Nyamirambo. Kipe ya Rayon Sport uyu munsi nibwo ku mugaragaro binjira mu mwiherero cyangwa se camp mu rurimi rw'icyongereza bakajya kwitegura uwo mukino. Havuzwe byinshi cyane byerekeranye n'amatike. Amatike ari gushira, umuntu utarayigura ubwo ngubwo afite izindi gahunda azajyamo, wenda azajya mu bukwe cyangwa zabari no mu bindi, ariko amatike yari gushira ku rugero rufatika, ari kugurwa ku rugero rwo ku rwego. Mucayi wabazagura tike yawe, mucayi wabazagura tike z'ukurira ngo nabonye sabwo kuri gate amatike zaba yazamutse ngo cakira historia mucayi nanizere ko tike yawe iryama n'abandi bari muri rusange. Ebyo kuri gate byo byumva umunani ntabyo mbona azaba yashize. Dore rero ikintu cya mbere tugiye kubanza gukomozaho no kugira ngo rwose n'ibyo bintu binacike, usibye ko nge mbifata nk'ama babyita ngo icyamadumbu meze nk'ibintu by'amatiku ntazi byari byo. Ibintu by'utunyenyeri icyo kibanza cyumvikana. Abantu muri kugura amatike ku kanyenyeri ka Rayon Sport kuri code ya Rayon Sport y'akanyenyeri 702 urwego nimukomeze muyagura. Ikibazo gihari, inzego zose zirebwa zabihaye umugisha marigre y'utubazo twagiye tuzamo, ariko tutari ngombwa bijyanye n'aho ibihe bigeze. Ikipe yitegura umukino nk'uri ukomeye. Ngiye nta nubwo nibaza iyo timing kuki ibintu nk'ibyo bishobora kudogera no guteza izo polemique z'ubusa. Ikipe iri kwitegura match nk'iri ikomeye, ibyo iyo ni disturbance idakenewe. Wowe wabigiramo uruhare. Niyo mpamvu byumvikana neza twababwiye ku munsi w'ejo, niyo mpamvu Ferwafa itifuje no kugira mu by'ukuri commentaire ikora kuri biriya bintu. Kwaro guteza uruntu mu buryo butari ngombwa urumva. Ariko urumva quand même ni match zishyuzwaho amafaranga menshi, ni match irimo amafaranga. Tekereza ko rero nanone bisanzwe ikintu kirimo amafaranga menshi gutyo kwa abantu benshi bashaka gushaka kigiramo uruhare. Tekereza ko ari bisanzwe nyine, ariko icyiza nuko nyine birangiye hakiri igihe cyo gutegura match, concentration ikaboneka, abafana baragura amatike yakirikanegeza kugeza kwa gatanu, hatikiza bikiri ku isoko. Ibyo rwose cyo twisi agiye mbona hatikiza bikiri ku isoko kwa gatanu kugira ngo tujye no muri Kiyovu. Agiye mbona hari n'ibintu bya biri kuvugwa. Nkuzuza gatoya ibyo ugiye kuvuga ngira ngo wenda ni nabyo tugiye guhuza. Ubwo twavugaga ibyo by'akanyenyeri, ariko hari ibindi bintu ejo nirewe ntekereza cyane. Ibintu ngo by'abantu ngo bashatse guha amafaranga ngo abakinnyi ngo ba Rayon Sport ngo bazitsindisha. Ibintu ngo by'abantu kandi abo bahoze muri Rayon. Biriya bintu ngewe hari n'abagenzi banjye twagiye tuganira n'Umugoroba b'abatangazaji banabivuzeho cyane. Nagiye mbwira ntimutekereze kabiri, bagiye mbagira inama mutekereze kabiri nimuze kugwa mu mutego. Ariko ubu muntu w'umureyo wayoboye Rayon, sibyo, ukunda Rayon, watanze ibye byose, harimo na bimwe yafashije equipe agombaga no kumwishyura ntibikorwe, wakoze ku mitungo ye, wahominge kubera Rayon Sport. Ushobora kujya kugambanira ikipe kugira ngo ivemo, none akagambanira ikipe kugira ngo itsindwe. Uzi ko icyo cyaha ari icyaha cyo kugambanira igihugu. Rega Rayon Sport ihagarariye igihugu cyane, ni icyaha gikomeye cyane. niba rubitekereza yabireka. Nacishije amaso rero ngiye hirya no hino, ngenda ndeba nsanga ahubwo ari ya mind game y'umwarabu. Niho abera mubi cyane, aragucanganyukisha paka usaze akagutera. Mbese umuntu ajya kujya mu mukino yatakaye. Nta mureyo n'umwe utifuza kuri Rayon Sport ajya match. Abe mbona ngiye. Icya kabiri
abantu batangaje inkuru yuko hari donc umwarabu abanyaribiya bashatse gutanga amafaranga mu Rayon ngo bajye kuyadistribuye mu bakinnyi ngo abakinnyi bazitsindishwe. Abantu batangaje iriya nkuru bayihawe n'abantu bari ku ruhande rwa Yari nibo ubwabo bagiye guforginga iyo nkuru kugira ngo bateze uruntu muri Rayon Sport. Ibe byagaragaye ko basigaye bakunda gutukana. Iwe byagaragaye wagira ngo mbitekereza abantu ndi kukubaza ntibaza kugutuka. Abantu ukase wari iki none se kunuka iyo ntuterega no ufite ikibazo ngese mafite ikibazo. Urabona ame happy guy nishimiye ko abanyamakuru icyo kintu bakabe bagikika. Abanyamakuru amaze basigaye kuri ibintu bicip. Mureke ibyo gutukana. Kujya gufata inkuru wahawe na equipe adversaire ya Rayon Sport ukajya kuyitangaza uzi neza ko ugusemara zizani urimo kwibura uruntu ku nkuru za fake zitariho kugira ngo tukwa amafaranga makeya. Je mbibona muri ubu buryo rero ntaciye ku icyambere umukinnyi wa Rayon Sport biragayitse uzi ko kwambara uriya mwenda agaciro bifite kwinjira mu matsinda icyo bimaze icyo bivuze ku bakinnyi bagenzi be kuri we ku mafaranga bazabona n'ibindi kubigurisha amafaranga runaka byaba ari ubugwari. Ntekereza ko nta mukinnyi ufite iyo myumvire wabikora. Ariyo mpamvu nanjye iriya nkuru rwose nifashe nk'ibintu by'ibihuha. Icya kabiri Rayon Sport biriya by'akanyenyeri nashimye Ferwafa prononcé ngo ibye mu bintu by'impaka na Rayon nubwo nayivuga yuko hari uruhande hari amakosa yakozwe bagombaga kuganira. Ariko icyo ngiye nishimiye kandi nanasaba ntihabe gutuza kumurabana umuhengeri w'ibiri kuvugwa mbere ya match. Dufashe Rayon yaba itangazamakuru yaba n'abandi ijye muri mood ya match ikine match ibindi saba n'abayobozi ba Rayon bataza n'abayobozi ba Rayon gara kuri president n'abashyuha bakajya muri uwo mujyo mureke panike. Iki kintu nicyo kidestabiliza equipe mukayikura mu gitereko. Shire equipe muri mood ya match izindi n'afere zo kuganira guhera ku cyumweru match yarangiye ayange nayo. Reka tuva kuri Rayon Sport tubabwira ko abasifuzi b'Abanyasenegal nabo bazayisifura twarababwiye amazina yabo bazahagera ku munsi w'ejo wo kuwa kane. Reka tujye mu rucaca. Ikipe ya Kiyovu Sport ibintu ntago bimeze neza ngira ngo ejo mwabonye ibaruwa Juvenal n'ibya company byasheshwe nta biriho ubu byose byagarutse mu maboko ya Kiyovu Sport Association iyobowe na General. Impamvu rero ibintu bya Kiyovu sinzi icyo mubivugaho ngeye mpamvu nifashe uyu munsi press conference babisobanura ibi bijarire ziritambe na mbere twavuzeho cyane kindi kandi press conference yo kwitanga umucyo neza ko dukwiye gusomera abanyarwanda abanyovu muri rusange icyo donc icyavuye mu nama uburyo Juvenal yambuye equipe basomera integraroma mu buryo wareba kare kantu k'ingenzi tunyuremo nibyo nayimvuze wareba kare kantu k'ingenzi k'ibintu byatumye yamburwa equipe tutagiye mu detail menshi donc ukubite hari amwibarwa haba hari ibintu byinshi singinge ebyiri gusa umva ikiriho rero urumva hashingiwe ko Kiyovu Sport Company Limited yego yagiye ikora amakosa anyuranye kandi mu bihe bitandukanye akagira ingaruka ku ikipe gusesa amasezerano y'abakinnyi mu buryo bunyuranyije n'amategeko FIFA ikaza guhana ekipe ya Kiyovu Sport baca amafaranga bari kese abashayibobo bavuga kese abashayibobo donc miliyoni 800 by'amafaranga y'u Rwanda yego urumva Kiyovu Sport Association ikazishyura hanyuma kandi kuba company itakibasha gucunga ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe n'abakozi bayo nk'uko biteganyijwe mu masezerano y'imikoranire ya association yagiranye na company bashingiye kandi ku mikoro make yagaragajwe na company kwitagishoboye gutunga ekipe bakinnyi n'abakozi bakamaze igihe bafite ibirane by'imishahara batahembwe uvuga ko ari amezi abiri hashingiwe ku ngingo ya 5 y'amasezerano hashingiwe ku ngingo ya 5 y'amasezerano y'imikoranire hagati ya company na association abagize komite nyobozi banzuye ko imicungire n'ibikorwa bya siporo byose bya Kiyovu Sport bivanwa muri Kiyovu Sport Company Limited bikaba bisubijwe by'agateganyo muri Kiyovu Sport Association mu gihe gitegerejwe ko inteko rusange iterana ikafataho umwanzuro udakuka. Okay. Hari n'akandi kantu kaje ka hoteli yitwa Igitego bishyuza miliyoni ibaruwa yaje ivuga ko bishyuza miliyoni 153 zisaga mwazibonye bavuga ngo ikiriho Kiyovu Sport yari kibasha kugira icumbika yari kibasha guhemba bisi yari kibasha gutwara abakinnyi n'ekipi isa nkaho itariho bivuze ngo company byaranze byarayiraniye bayambuye kigo.